Dutangirira inkuru yacu mu rugo rw'abajene Marie. Abo nta bandi bari Carine na Damuru bari bamaze iminsi mike bakoze ubukwe. Icyo gihe bari bafite abashyitsi, Carine arimo gushyashyana arimo kubakira, Damuru nawe arimo aganira n'abari babasuye, dore ko yari anazi kuryoshya ikiganiro kubi. Carine ari muri utwo twose yarimo yumvaga yacitswe kubera ukuntu yumvaga barimo kuganira bishimye baseka. Se worose arangiza gutunganya ibyo yari arimo gukora, maze nawe araza aricara baraganira. Akimara kwicara ariko yarebye umwe mu bashyitsi bari bari aho ngaho, maze akavuga ati, Mana, kubera iki koko? Kubera iki nahubutse? Kuki nashatse kare? Yakomezaga kwitegereza umuhungu wari urimo witwaga Lukasi, maze akavuga ati, ariko uzi ko cya Lukasi ari cyiza di? Lukasi wasaga n'uwafunguye ishati yari yambaye kubera ubushyuhe bwari buhari, ibituza bye byaragaragaraga, kandi kubera ari n'ahantu yari yisanzuye cyane yumvaga nta kibazo ntacyo bitwaye. Nubwo Lukasi ariko yabonaga kugaragaza ibituza bye gutyo nta kibazo, ntabwo ariko Carine yabibonaga. Carine rwose we yabonaga ari ibintu bidasanzwe kandi yanabyishimiye cyane. Yari yatwawe ku buryo atarimo no kumva ibiganiro byari birimo kubera aho ngaho, kubera nyine gukomeza kurangarira Lukasi. Gusa nyine barasekaga, nawe akikanga agahita aseka, ariko mu by'ukuri nk'iyo haza kugira umubaza ikintu asetse ntabwo yari bukimenye. Yakomeje kwitegereza umuhungu w'abandi, maze akavuga ati, mbega ariko igihungu cyiza we, kuki natinze kubibona? Ukuntu disi nabonaga ashaka kuba yambwira ko ankunda, maze nkamwima umwanya nkamwigizayo, akabibona ko ntamwitayeho. Ntabwo nari nzi ko ari cyiza kuriya di. Genda shange nkumenye nshaje. Iyo nza kubona ukuntu wimereye gutyo, Damuru rwose ntabwo nari kumwemera. Burya Damuru sinzi n'impamvu namwemeye, nta naho rwose bahuriye. Wansubiriza ibihe inyuma ngo nkwereke ibyo nikorera. Carine yakomeje kubitekereza no kumwitegereza cyane, maze bageze aho bakajya bahuza amaso kenshi. Lukasi nawe ahita abibona ko Carine arimo gukomeza kumwitegereza cyane, ahita afunga ishati ye, kuko yatekerezaga ati, Carine ashobora kuba arimo kubona rwose ibintu nakoze bidakwiriye, akabona ndi umuhungu udashobotse, reka mfunge ishati yanjye. Lukasi akimara kuyifunga, abari bari aho baramubwiye bati, urakoze rwose udukuriyeho ibirangaza. Byasaga nkaho bari babibonye ko Carine arimo kumurangarira cyane. Bakomeje kumusererezaho gatoya, ariko ntibabitindaho, barabireka bakomeza kwiganirira ibisanzwe. Igihe cyaje kugera babasezeraho barataha, ariko bamaze gutaha Carine agahinda we karamwishe. Yibazaga rwose igihe azongera kubonera Lukasi icyo ari cyo, akumva azaba yaramukumbuye cyane, kuko yumvaga yakomeza kumwirebera. Bamaze kuva guherekeza abashyitsi be n'umugabo we, Damuru yumvaga yagira ijambo yabwira umugore we, ariko akumva nanone atari ngombwa cyane. Ariko ageze aho yumva agomba kubivugaho kugira ngo n'ubutaha bitazasubira. Maze aramubwira ati, hani, umbabarire kukubwira ibi bintu, ariko ni ukuri nk'umugabo wawe ndumva ngomba kubikubwira ngo utazabisubira, kuko byatuma abantu bakomeza kukwibazaho cyane. Carine yabaye nkaho yikanga, ati, ngaho da, ibyo se kandi ni ibiki ngo banyibazaho? Damuru ati, reka ndeke gukomeza kubica ku ruhande, nka buriya kare, buriya Lukasi wamurebaga ibiki koko? Uzi ko wamwitegerezaga twese isoni zikatwica? Nakuriye urwara ntiwabyumva, nkucira isiri ntiwabyumva, nkwandikira mesaje muri fone yawe iraza wanga kuyifungura, icyari gisigaye kwari ukuguhagurutsa tukajya mu cyumba nkabikubaza rwose kandi nkanabikubuza kuko byari biteye isoni. Nuko nahise mbona ko ahari nawe wabibonye ko twese turimo kukwibazaho, maze ukagabanya kumwitegereza cyane. Ariko ni ukuri wangayishije cyane rwose. Ese ubundi buriya wamurebaga ibiki? Carine ahita arakara cyane, ati, njyewe
njyewe mureba? Reka rwose urambeshye, sinigeze mureba. Lucas nawe amurebamo ibiki, nawe amwitegerezamo iki kidasanzwe? Urambeshye rwose, ibyo bintu ahubwo sinzi ahantu bikuye, ubanza ari ugufuha. Damuru ati njyewe sinkubeshyeye, nta n'umuntu n'umwe wari wicaye hari utabibonye. Carine ahita akomeza kurakara, aranarira ati niba gushaka abantu bafuha nkaho ari uku nguku bimera, njyewe rwose nta nubwo nzabishobora. Nk'ugutangiye kumbeshyira ngo narebye umuntu hashize ibyumweru 2 gusa tubanye, ubwo se ntihashira nk'umwaka bizaba bimeze bite? Ubwo bizagenda gute koko? Njyewe rwose ndumva gushaka umugabo ufuha nkawe bitangiye no kunanira. Carine yakomeje kwiriza, maze Damuru akamubwira ati ariko se nk'ubwo urimo urarizwa n'iki? Maze Carine aramubwira ati niba ari uko nguko bimeze, niba ari uko nguko ufuha, abashyitsi barimo abagabo uzajya ubiyakirira, ntabwo nzongera kugaruka muri salo bahari rwose, nzajya nza ari uko ari abadamu bahari cyangwa se abakobwa. Maze Carine ararakara ahita yivumbura, ashaka no kugenda kugira ngo badakomeza kuvugana. Damuru yabonye umugore warakaye cyane, atangira guca bugufi, aba ari gutangira gusaba imbabazi ngo amahoro agende mu rugo rwabo. Nubwo yakomeje kumwinginga ngo areke kurakara bakomeze bavugane, ariko Carine ntabwo yigeze abimwemerera. Barinze bajya kuryama n'ubundi bakirakaranyije, Carine ataremera ko bavugana. Bageze mu buriri, Carine yamuteye umugongo yirebera nk'iriya, maze aramwitaza cyane. Damuru yashatse kumwegera, ariko ahita amusunikira hirya cyane, maze aramubwira ati ariko se koko ko nagusabye imbabazi waretse kunyitaza gutya, ubu dutangire dushwana aka kanya koko? Damuru yahise yongera kumukoraho, ariko Carine akaboko agakuraho arakajugunya, aramubwira ati ntiwongere kunkoraho rwose umbabarire. Yatangiye gutekereza ati ubonye yaba ari Lucas wanjye unyikoreyeho gutya, ubonye yaba ari we wakabaye anyifumbatiye, narahombye rwose. Yakomeje kumwitaza cyane, Damuru ageze haramureka aramwihorera, ubundi ariryamira arasinzira. Carine we ntabwo yigeze asinzira muri iryo joro, yaraye arimo gutekereza Lucas. Agatekereza ati ese ubu nzamubona gute? Ko numva nshaka kumubona kuko nzabigenza nte? Amasaha 5 z'ijoro yarenze agera Carine atarasinzira, akirimo kwitekereza Lucas n'uburyo azongera kumubona. Yakomeje kumva mukumbuye cyane no gusinzira biramunanira neza, maze acunga ko umugabo we Damuru yasinziriye neza. Maze abonye yasinziriye ariruhutsa, atawi kanze ngucike nigendere. Yahise agenda yomboka gake gake, ubundi afata telefone ye ahita atangira kwandikira Lucas. Yagize Imana abona Lucas aracyari online, maze ahita amwandikira ati bite se? Lucas aramusubiza ati ni byiza. Carine ahita yongera aramwandikira ati nizere ko mwageze y'amahoro. Lucas ati yego twageze y'amahoro, nandikiye Damuru ndabimubwira, nari nzi ko yabikubwiye, tumeze neza nta kibazo. Nta kindi kinongeye kumwandikira ahise yicekera. Carine atangira kwivugisha ati mbega umuhungu ukonje, arabona umuntu afite ubushake bwo kumuvugisha, nawe aho kugira ngo akomeze anyandikire amvugishe agatangira kunkonjesha gutya. Ubuse yanyandikira ari mu biki ko n'ubundi ari online ntabwo arimo kubona ko mushaka? Carine ati uretse ndaje nkwereke ntangire ngushotore. Nuko ahita amwandikira ati sha mwakoze kudusura n'ukuri, twishimye cyane na za nyinshi cyane. Maze Lucas aramusubiza ati namwe mwakoze kutwakira neza, natwe twishimye. Carine wari wamaramaje, yumva umubiri we rwose umwifuza kandi agomba kumubona. Yumvise agomba kumubwira ibimurimo, kuko yumvaga ari we yishakira yahozwe n'umugabo we. Ati ngiye kubivuga abimenye rwose ikiba kibi. Yahise amwandikira ati
sha Lucas uri cyiza, ndimo ndatekereza ukuntu wimereye ibituza byawe, uzi ko byanze kumva mu mutwe, ni ukuri ntabwo se ndabikubwira gute nyine, sha ubundi se waretse tukavugana. Lucas yarabisomye arikanga ati ntibishoboka, uzi ko Carine bamwibye fone ye. Yabitekerezaga gutyo kuko yari azi neza ko Carine yari asanzwe azi atamwandikira ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho kandi nanone akumva saa sita z'ijoro we n'umugabo we Damuru bakabaye baryamye. Lucas yahise yumva agomba guhamagara umuntu wibye fone y'abandi ngo amwihanangirize, kuko yaravugaga ati ubu ngubu agiye gukomeza kwandikira abantu arimo kumwiyitirira kandi byamugiraho ingaruka mbi. Ibaze nk'ubu ngubu aramutse yandikiye abandi bantu batari njyewe ibintu nk'ibi ngibi akanarenzaho ko byagenda, ese ubwo Carine bamufata bate? Yahise amuhamagara gutyo, maze Carine akibona muri screen ya telefone ye ari Lucas umuhamagaye, ibyishimo biramwica yitirira mu birere. Yahise akanda kuri yes vuba bwangu maze aramwitaba. Nta n'ikintu baravugana, Lucas n'uburakari bwinshi atumva usabwe gusubiza telefone y'abandi, ntabwo ugomba gukomeza kohereza message wiyitiriye undi muntu, urabyumva neza? Nuko akomeza kumubwira ati ugomba gutanga telefone y'abandi ntukomeze kwandagaza undi muntu. Ese uwo muntu urimo kwiyitirira uzi ko ari umudamu wubatse ufite n'umugabo? Ubwo nta soni? Carine baramuteze amatwi, yahise aturika araseka ati mana yanjye, ese Lucas urimo urarota? None se ninde wakubwiye ko fone yanjye bayibye? Njye telefone yanjye nta muntu wayibye, ninjye uyifitiye. Ni ukuri wihangayika niba uzi ko telefone yanjye bayibye, ni ukuri ni njyewe. None se urumva ijwi atari ryanjye? Lucas ati ntibishoboka, Carine ntago ari wowe. Carine ati ni ukuri ni njyewe. None se waretse tukavugana kuri video call uko wenda wahita unabibona ko ari njyewe wanyawe? Ni ukuri ndashaka no kukubona, reka tuvugane. Lucas atari ku mana yanjye, ndimo ndumva ijwi ari iryawe, ariko ntabwo ndimo kwizera ko ari wowe, kuko Carine nzi neza ntabwo yakandika message nk'iyo maze gusoma cyangwa se ngo ambwire ibintu nk'ibyo ngibyo. Carine ati sha ni njyewe, kandi ibyo ndimo kuvuga ndi serieze shawe, ni ukuri ndakomeje nta mikino ibirimo. Lucas ati none se Carine urimo urangerageza ngo wenda wumve ibyo ndibuze kuza kuvuga? None se ubundi Damuru ari hehe? Carine ati humura ntabwo turi kumwe, maze ahita amubeshya ati hari umuturanyi wagize umwana urwaye, rero kuko bo nta modoka bafite bahise bamusaba kumubagereza kwa muganga. Humura ntabwo turi kumwe, ntabwo arimo kutwumva. Lucas atawi naringize ubwoba rwose, kuko aramutse akumvishe umbwira ibi bintu byaba bibi cyane. Usibye ko yaba hari cyangwa se adahari, rwose mbabarira usibire ya message umaze kunyandikira, kuko ayibonye byaba bibi cyane. Ngiye no kugukupa, ntabwo nakomeza kuvugana n'umugore w'abandi muri iri joro, singiye kurusenya. Carine arababara ati sha wikupa, sha wareka kuko wikupa, ni ukuri reka dukomeze tuvugane. Lucas ati Carine rero njyewe ndumva nta biganiro tugomba kugirana, ubu ngubu uri umugore ufite umugabo, niba hari ibyo nabakeneraho ibyinshi nabiganira na Damuru. Carine ati wenda koko ubu burije cyane, ariko nyemerera ejo nzaze tubonane kuko hari ibyo nshaka kukubwira. Lucas ati ibyo ushaka kumbwira? Carine ati cyane, ni ukuri mbabarira ejo nzaze tubonane mbikubwire. Lucas ati ubwo ngubwo tukabonanira hehe? Carine ati ubwo se urumva aho kubonanira ari ikibazo?
ni ukuri nta kintu byaba binatwaye, nta kibazo nazi iwawe kugira ngo wenda tudahurira ahandi hantu, wenda hakagira nk'abantu batuzi batubona bakabyibazaho. Nje iwawe nta kintu na kimwe byaba bitwaye. Lukasi ati aha ngaho ryama ndabitekerezaho, mu gitondo ndaguha igisubizo. Karine ati sha ni ukuri ntumpakanire, umbabarire ubyemere kandi ni ukuri urakoze kumvugisha. Basezeranyeho nuko bajya kuryama. Karine yageze mu cyumba asanga umugabo we yabyutse yanacanye itara yicaye ku buriri. Ahita amubaza tuvuye hehe, ko wari watumye mpangayika uvuye he? Karine ati mvuye he, ubu se nabura mva he? Damuru ati muri iri joro uvuye he ko hashize akanya kanini nkangutse maze nkagushakisha nkakubura? Nakubuze hano mu cyumba mbanza gutegereza wenda nzi ngo wagiye mu bwiherero, hashize akanya ngira impungenge naho ngo njya kukurebera ariko sinigira nkubona. Kurebera hano mu byumba by'abashyitsi naho ndakubura, bitangaruka hano mu cyumba wenda ngo ndebe ko waba uri wagiye hanze ukaba ugarutse. Rwose byari bitangiye kumpangayikisha. Karine ati guhangayika? Aha harahagazwe da, ndumva ari ukunshakisha nk'ushakisha uruhinja. Ese nkubaze, mbere yo kujya kwipfura no kujya kwitsamura njye mbanza ngo usabe uruhushya? Damuru ati ariko sinkakubaza ikintu ngo uhite wirakaza utanansubije, nk'ubwo kumbwira ngo mvuye aha n'aha ngaha bigutwaye iki? Karine ati niba gushaka ari uku nguku biba bimeze rwose njyewe mbirambiwe nta naho biragera. Ni ukuba nko muri gereza utanyeganyega, udahumeka, udakorora, utanywa amazi, byose ari ukugucunga. Ubu se urabona mvuye mu kabari, urabona mvuye kwiba, uratekereza ko mvuye he? Damuru ako kanya yarumiwe, yabonye iby'urushako bitoroshye. Ati mana yanjye, niba ari uku nguko abagore bose bamera abagabo baragowe. Yanze guterana nawe amagambo ariryamira, ariko afite agahinda kenshi cyane, yibaza niba umugore nk'uwo nguwo azamushobora. Akomeza kwibaza ibintu byinshi cyane, ahari ijoro ryose adasinziriye ari mu gutekereza cyane. Agize Imana abona burakeye. Mu gitondo Damuru yagiye mu kazi. Karine we konje bari baramuhaye aho yakoreraga ritararangira, yagombaga kwirirwa mu rugo. Damuru akimara kuva mu rugo akigenda, Karine umutima we wari uri kuri telefone kugira ngo ajye kureba ko Lukasi hari akamesaje yaba yamwandikiye. Yagiye kureba telefone yabona nta mesaje irimo arababara, maze ahita amuhamagara aramubwira ati ntegereje akamesaje kawe shawe, none se ko ntacyo wambwiye? Lukasi ati ariko se Karine ni wowe? N'ubu ngubu ndacyagushidikanyaho. Karine ati ariko se kubera icyo urimo gukomeza kumva ko atari njyewe? Naraye ngusabye ko tuvuganira kuri video call urabyanga. Ni ukuri nyemerera tuvugane turebana basi. Lukasi yarabyemeye maze bavugana barebana, ariko atarimo kwizera kuko kari busanga ari Karine. Maze ariko abona niwe neza, ahita amubwira ati ushobora kuba ufite impanga yawe nkaba ntari mbizi. Karine ati ni njyewe, maze cyakora nishimiye kuko ubona tuvugana turebana. Sha nakoze ikosa rikomeye, uzi ukuntu nagukundaga nkagira isoni zo kubikubwira, none ukaba ubona ibirimo kumbaho. Lukasi atangiye kumva avuga ibyo bintu, yumva ubwoba buramwishe. Ati Kari mbabarira rwose, umugabo wawe atazajya akurikirana ibiganiro ugirana n'abandi bantu akumva ibyo bintu urimo kuvuga, urumva wabikira? Basi reka nemere uze kundeba tubiganireho byose birangire, ariko ntuzongere kumpamagara no kunyandikira za mesaje, urabyumva neza? Karine ati nukuri urakoze cyane kuba wemeye yuko tubonana, none se nze ryari?
Lukasi ati mba nkubwiye ukaza nimugoroba, ariko muri iyi minsi turimo kugira abakiriya benshi nimugoroba, sinzi ko uramutse uje nonaha ukandeba mbere y'uko njya mu kazi bitakubangamira. Carine ati hoya sha reka nze, urumva se byambangamira gute n'ukuntu nifuza kukubona? Lukasi ati ngwino ariko nguhaye iminota 30 ntugomba kwirenza, uhita ugenda ndizera ko ibyo ushaka kumbwira biraba byarangiye. Carine koko yatangiye kwitegura vuba, yitegura ko mu minota 30 araba ahageze, kandi rwose yumvaga afite n'umupango ukomeye cyane. Lukasi icyo gihe yumvaga ari buze kuza kumwihanangiriza, akamubwira ati ndakwiyamye wa mugore we, ntuzongere kwiha kunyandikira no kumpamagara umbwira amagambo nk'ayo umbwira, niwongera nzakurikodinga mbyereke umugabo wawe abona ubusazi burimo. Lukasi yumvaga ari bubikore gutyo kuko ubucuti yari afitanye na Damuru yumvaga nta kintu na kimwe kigomba kubujyamo hagati, kandi yumvaga nyine inshuti itagomba kugira umugore nk'uwo nguwo udashobotse umuca inyuma. Yumvaga agomba kubimubwira nawe akabimenya, maze akamuganiriza wenda agahinduka. Carine nawe muri icyo gitondo breakfast bari bateguye ntabwo bari bigeze bayifata kubera ibibazo yari afitanye n'umugabo we. Nta n'umwe wari wigeze agira ikintu afata. Damuru kwicara ngo basangire batarimo kuvugana byari byamunaniye, maze ahitamo kwigendera nta kintu afashe. Carine yahise abipakinga ubundi abijyana kwa Lukasi ngo bisangirire. Akigerayo Lukasi ati nakubwiye ko utari burenze iminota 30 ahangaha, mbwira ibyo ushaka ko mbwira byose, nanjye nkubwira ibyo nateguye kukubwira, ubundi uhita ugenda. Carine ati yego ko mana yanjye, ese uko nguko niko wakira abashyitsi nta no kubanza kunsuhuza? Yego ko bitese igihugu kiza, umeze neza? Lukasi ati Carine wamba wari ukareka ibyo bintu. Maze Carine ataha hari sinzi ikintu ntagutwaye da, none se ko mbona utanyishimiye bimeze bite? Lukasi ati nakubwiye ngo umbwire ibintu bikugenza ushaka kumbwira, nanjye nkubwire ibyo nateganyije kukubwira ubundi uhita ugenda, tumva nta yindi mishyikirano twagirana. Carine ahita yisetsa ati umva nyine humura ndabikubwira, gusa nyine ndashonje, mvuye mu rugo nta kintu mfashe, ngwino dusangire. Lukasi ati ukabura gusangira n'umugabo wawe ukaza gusangira nanjye rero? Carine ati ndakubeshya nyine umugabo wanjye twasangiye da, nuko nkimara kumenya ko ngiye kuza hano nahise ntegura vuba vuba cyo kukuzanira, kuko abaseribateri imibereho yanyu ndayizi neza, ngwino rero kandi uryoherwe, gusa nyine nanjye ndagutera peti. Lukasi ahita amubwira ati wakoze kunzirikana, ariko ntabyo nshaka rwose, ntabwo nshonje. Carine ati shambabarira wibyanga, nabikoranye umutima ukunze, mbabarira nukuri wikanga ibintu nkuzaniye, ubwo se urabyangira iki? Mbabarira basi ufateho gatoya. Lukasi yafashe ku mureti yaramuzaniye maze afataho gatoya, ngatagira ngo wenda nuko umwangira ibiryo, ariko yumva umureti uraryoshye cyane. Umutima utangira kumubwira uti sha Lukasi ko ushonje wakiririye, urumva ukuntu uwo mureti uryoshye, urumva ukuntu uhumura, wakiririye rwose kurya byishe ndi, irire wana, wigira ubwoba ubundi se urabyangira iki? Lukasi nubwo umutima wawe umubwiraga gutyo, undi wamubwiraga kubireka, kagomba gukomeza kwihagararaho, k'imitego yose uwo mugore ashaka kumuturamo agomba kwitsinda, maze kurya rwose arabyanga arabireka. Gusa yatangiye kwayura, atangira no kumira amazi, umureti nawe ukomeza kumuhumurira, umubera ikigeragezo. Umutima ugakomeza kumubwira uti ariko se wariye koko urabyangira iki? Carine nawe kandi niko yakomezaga kumuguyaguya, anamutamika amuha keya, amubwira ati shamba bari rurye,
maze Lucas nawe ageze aho aririra ntacyo yitayeho, ati ubundi wa mugani ndabyangira iki nakiriye ko nashonje. Yarariye maze basoje aramushimira, atuzi guteka biraryoshye cyane. Carine ati nibyo urakoze cyane, ni ukuri ndishimye ko wemeye noneho kurya, ni ukuri ndanezerewe cyane, iyo byangana ari kubabara. Lucas ahita amubaza ati ngaho mbwira impamvu y'amagambo waraye umbwiye ngo urankumbuye, ngo ibituza byanjye n'ibindi ntazi. Carine ati ni ukuri nanjye nyine nari ngiye kukubwira, ngaho reka dufunge hatagira umuntu utwumva. Lucas ati dufunge? Kubera iki twafunga? Carine ati mbabarira, ibintu ngiye kukubwira sinshaka ko hari undi muntu wabyumva. Ibyo byose bivuze yarangije no gufunga, maze ahita amuza iruhande aramubwira ati ni ukuri ndacyagushimira ko wemeye ko nza kukureba. Maze atangira kumubwira n'ukuntu amukunda, ko yakomeje gutegereza ko hari ijambo yazamubwira ariko agaheba. Maze Lucas aramubwira ati wibeshya, nakweretse kenshi ko nkwitayeho, ko ngukunda cyane, ariko ugenda unyegezayo nanjye nyine ndabyihorera kuko nabonaga kutankunda. None se Kari, ibyo ngibyo tunabireke, ubundi ibyo ngibyo byaranarangiye kwanza. Ngaho mbwira, ubu ngubu dukora iki ko ufite umugabo, ko wasezeranye na Damuru byarangiye, ko mubana nk'umugore n'umugabo, ubundi kumbwira ko nkunda ubu ngubu urumva byatumarira iki? Carine ati rega wikomeza kumbwira ko mfite umugabo kuko ibyo ntacyo bivuze, reka njyewe nawe twikundanire mu ibanga. Lucas ati dukundane mu ibanga? None se intego y'urwo rukundo rwanjye nawe yaba ari iyihe? Ese byaba bitumariye iki usibye kugusenyera urugo nanjye bikantiranya n'umukunzi wanjye? Urumva hari ikindi kintu byaba bitumariye? Kereka niba wenda umbwiye ngo urashaka gutandukana n'umugabo wawe mukore divorce uzubane nanjye, kandi nanjye ntabwo nabyemera. Byararangiye nyine, mwarangije kubana, nta kindi kintu twabikoraho. Nta ntego rero yaba ihari y'urukundo rwanjye nawe, nta kintu byaba bitumariye. Carine atari ko si intego ubundi urimo kuvuga n'iyiki? Cyangwa ubundi kuri mukuru bihagije? Urumva koko mu by'ukuri umubano wanjye nawe nta kintu waba umaze? Carine yahise amuryamaho ati kankuryameho sha. Lucas yahise amwitaza maze aramwihanangiriza, amubwira nk'ibyo yari yateganyije kumubwira, maze aramubwira ati ndakwiyamye, hita uhaguruka ugende, ntugomba no kuzongera kugaruka hano, nta nubwo nzongera no kuvugana nawe. Ati hita uzana imfunguzo zanjye maze ufungure ugende. Carine araseka ati imfunguzo? Ubwo se urimo gutekereza ko naziguha? Ntabwo rwose ndi buziguhe. Lucas ati ariko si ibi ni ibiki? Mpereza imfunguzo zanjye. Carine ati rega ntabwo nziguha. Ese buriya wabonye napfuye gufunga hariya gutyo gusa? Barwaniye imfunguzo, maze Lucas ageze aramubaza ati ariko se koko mu by'ukuri urashaka iki? Carine ati ubu se koko ibyo nshaka wowe ntabyo ubona? Nawe urabizi, uranabibona, uranabishaka, wikijijisha. Carine yahise amwegera cyane atangira kumusoma. Lucas aramwitaza, ariko umutima utangira kumubwira uti ariko imboga zibona abana koko, ko muri mu nzu mwenyine, ko hafunze, ufite ikihe kibazo koko? Ese ko afite umugabo, ko atari umukobwa wenda ngo azakwizirikaho ngo ashake ko mubana ku ngufu, ko naramuka twise azahita abwira umugabo we ko ari we wamuteye inda, Damuru akemera umwana akagira ngo nuwe? Ufite ikihe kibazo? urabyangira iki? Ngo nuko se Damuru ari inshuti yawe gusa? Ibyo ngibyo rwose nibyo birimo kukubuza? Ibyo se bivuze iki?
erega n'ubundi inshuti zisangira byose, zasangira n'umugore. Umukobwa nk'uyu nguyu mwiza ukwereka ko agukeneye cyane gutyo, uramubabariza iki? Wamuhaye icyo ashaka? Lucas muri we watangiye gucika intege, maze ibyo yibwiraga ko ari bushobore biramunanira. Yisanga yamugejeje mu cyumba, bibereye mu gitanda. Ibyo barimo birangiye, Lucas yarigaye cyane, umutima utangira kumucira urubanza, maze abwira Carine ati, shitani ya mbere yihishe mu bagore. Nari nihagazeho cyane rwose numva nta kintu na kimwe dushobora gukora. None reba ukuntu ntuye mu mutego, nkahemukira inshuti yanjye. Ubu se kuko ibi bintu dukoze, wowe urabona byari bikwiye koko? Mpemukiye inshuti yanjye, ndimo kwigaya cyane. Sinzi ko nzongera no kubasha gushobora kumureba mu maso. Carine ati, nawe Lucas, ibyo ngibyo se ni ibiki? Ibyo wibyitaho rwose. Shabe, ni ukuri humura ntago uhemutse, maze urakoze cyane. N'ikindi gihe nunkenera nzaba mpari. Lucas ati, nibyo kuko urimo kubona ko ntahemutse? Carine ati, cyane, ni ukuri ntago uhemutse, urakoze ni ukuri. Bagumye aho ngaho gatoya, maze Lucas ageze aramubwira ati, ngaho reka nkarabe njye mu kazi. Carine ati, wowe yashashu, ubuse koko uransiga hano njyenyine? None se ubundi ko wikorera ufite ikihe kibazo? Mbabarira ni ukuri twirirwana umunsi wose, ndagenda nimugoroba. Lucas ne wagira ngo shitani yari yamuteye. Ese avuga ati, wa mugani ubundi ndasiga umugore nk'uyu nguyu njya he? N'ubundi Carine yahoze ari uwanjye, nuko Damuru yari kociye imbere yanjye. Apo, kanisubiza ibyahoze ari byanjye n'ubundi, naho gukomeza kuvuga ngo ndi guca inyuma inshuti yanjye. Se bundi wa mugani ni ibiki? Wese kadatewe isoni no kuba ari guca inyuma umugabo we? Rwose neza neza kumwe Sekibi akoshya, akajya kwereka n'ingingo z'amafuti zikurengera, ariko wowe ukajya ubona nyine ari iza nyazo, ukumva ko ari iby'ukuri. Nawe niko byari bimeze, yumvaga ari mukuri ko nta n'icyaha afite, kuko yakomezaga kubona nyine ibyo arimo gukora bisa nk'aho ari byo. Maze aravuga ati, n'akazi nta kundi buze kujyaho uyu munsi, ndirirwana n'uyu mugore mwiza di, nanjye ngiye kureba ibyo Damuru yandushije. Ubundi bahita batumiza ibyo kurya n'ibyo kunywa, barinywera baririra, birirwa no muri ibyo ngibyo bari barimo. Damuru we aho yari ari mu kazi yumvaga kamunaniye, yakomezaga gutekereza ukuntu urugo rubananiye aribwo rugitangira, akumva ntabyumva. Yari yarabanye na Carine bakundana cyane, yumva urugo rwabo ruzaba rumeze nka paradizo, ariko yabonaga rubananiye mu byumweru 2 gusa. Yumvisha ariko atari ko ashaka ko ibintu bizahora, yumva ibintu byabo bigomba kujya ku murongo. Atangira gutekereza no ku kintu yakora. Icyo gihe yahise yemeza kujya kurya ibya saa sita, ariko akabifatira mu rugo, akaba ari naho afatira ikiruhuko cya saa sita, kandi ntaze no kuza kugaruka mu kazi. Yahise agendagura ururabo rwiza cyane, atanga na komande y'ifi kubera ukuntu yari azi ukuntu umugore we Carine ayikunda, kugira ngo baze gusangira banaganira ku byo babishyire ku murongo. Damuru amaze kugura ibyo yashaka kugura byose, yahise ataha, maze akigera mu rugo agenda yerekeza ku cyumba cyabo, ariko asanga umugore we ntawe uhari, asanga icyumba cyabo kirafunze. Yatangiye gutekereza ko wenda umudamu yaba aryamye, ahita akoresha imfunguzo ze, ariko ahita abona icyumba kirafungutse, umudamu we ntawe urimo. Yatangiye kumushakira no mu bindi byumba byo mu nzu, ariko ntiyigera amubona. Yatangiye gutekereza ko wenda hari ahantu yaba agiye ho gatoya, aricara aramutegereza, ariko isaha yose irinda ishira, umudamu we ataragaruka. Byaramuyobeye, ahita abaza umukozi we aho umudamu yaba yagiye, ariko amubwira ko atabizi. Damuru ahita amubaza ati, none se yagiye nka sangahe? Aramubwira ati,
yagiye mu gitondo ukimara kuva hano. Damuru biramucanga, aramubaza ati none se yajyanye iki? Uwabakoreraga aramubwira ati ikintu yajyanye se, ikintu yajyanye nyine simbizi. Damuru ati bisa nkaho ubizi nubwo uri kwanga kubivuga. Yamurebye nabi amusubirishamo ati yajyanye iki? Uwabakoreraga aramubwira ati nabonye ajyana ibyo kurya bya mu gitondo twari twateguye, wenda ubanza yabishyiriye nk'umuntu kwa muganga, njyewe niko natekereje. Damuru ati simbyumva, kwa muganga gute se? Inde se urwaye? Akagenda atavuze se? Yahise ahamagara kwa sebukwe ngo yumve ko baba bameze neza, maze yumva bose bameze neza ntawe ufite ikibazo cy'uburwayi. Yahise avuga ati ubwo ngubwo ninde yagiye kureba ko n'abantu b'iwacu mu rugo twavuganye ko bameze neza nta kibazo bafite? Ese ninde mu nshuti zacu waba urwaye? Damuru yakomeje gutekereza byinshi, ariko akavuga ati si uko ku mugore wanjye yagiye he? Saa 9 zimaze kugera. Yahise avuga ati ibi bintu nyamara nshobora kuba ndimo kumikinisha kandi bikomeye, wasanga umugore wanjye hari ikibazo yagize. Yahise yumva yifuza ko hari umuntu babiganiraho ngamugira inama y'ikintu banakora, maze aravuga ati Lucas yambwiye ko aya masaha akunda kuba ari mu rugo, yasize Kadogo aho akorera agasubirayo nimugoroba mu masaha 11 kuko aribwo baba bafite abantu benshi. Kanjye kumureba nimubura musange ku kazi. Damuru ntabwo yigeze amuhamagara kuko icyo gihe yumvaga adashaka gukoresha telefone n'umutwe urimo kumurya cyane. Yumvaga kandi nta impamvu zo kumuhamagara kuko ahantu habiri yashakira Lucas yarahazi, mu rugo ndetse no mu kazi aho yakoreraga. Kumva kandi katameze neza, yumvisha atagomba gutwara imodoka, maze yitegera akamoto. Akigera mu gipangu kwa Lucas aho yabaga, yahasanze umuhungu umwe wabaga mu gipangu kimwe wari uhaje kuhaba vuba. Uwo muhungu yabonye Damuru ashaka kujya gukomanga ku nzu Lucas yabagamo, ahita amwicira isiri aramurembuza, maze Damuru ahita agenda ajya kumureba. Uwo muhungu aramusuhuza, Damuru nawe aramusuhuza ahita amaze ati uri mushya hano ariko? Nuko uwo muhungu aramubwira ati yego. Damuru ati nibyo koko, kuko abantu bose baba hano mu gipangu cyo kwa Lucas ndabazi. Maze uwo muhungu ahita amubwira ati nari mbonye ugiye kujya gukomanga hariya kandi uriya mutipe ari kumwe n'umukobwa, ngwino hano ube wibereye hano turi kumwe, uraza kuza kujya kumureba nyuma. Maze Damuru kubera ukuntu yari asanzwe ari inshuti na Lucas anamwisanzura cyane, ati ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuza kumbuza kujya kumureba, reka murebe wenda muvugishe ahita yisubira mu byo arimo kuko ndamukeneye cyane. Yahise agenda maze ahita anakomanga cyane kuko nyine bari bamubwiye ko Lucas ahari, maze akimara gukomanga yumva ko imbere harimo kuvugiramo abantu. Lucas na Karine batangira kwitotomba bivugisha bati uwo nguwo ni wa Mukadogo watuzaniye inzoga n'ibyo kurya, yari yavuze ko ari buze kuza kugaruka gufata amacupa ya masaha. Damuru yumvisha bakomeza kuvuga ariko bamwihoreye, kandi nawe akumva atari buze kugenda atabonanye na Lucas ngo baganireho gato yabyibuze amubwire n'ikintu yakora, maze ahita yongera arabakomangira cyane. Maze Karine none ahita avuga cyane ati ese we ntago wareka umuntu akaguhereza ibyo ushaka utamutuyeho urugi? Damuru acyumva iryo jwi yarikanze ati mana yanjye, iryo jwi si irya Karine umugore wanjye? Yazunze isereri yegama aho ngaho ku gikuta, maze Karine ava mu buriri yambara esume, ngahita ajya no gukaraba atega atahe kuko Damuru ubusanzwe yageraga mu rugo nka saa 9 z'umugoroba. Yumvaga nakaraba icyo gihe agataha, Damuru ari buze gusanga yageze mu rugo nta n'ikibazo ari buze kuza kugira cyo kumenya wenda yuko umugore we yaba yavuye mu rugo akagenda. Yumvaga rwose nta kimenyetso na kimwe kiri buze kuza kugaragaza ko atiriwe mu rugo. Icyo gihe rero amaze kwambara esume, yahise afata na ya macupa yose maze ayashyira mu kamverope bari bayabazaniyemo, ahita agenda afungura umuryango maze ahita amuhereza, ariko amuhereza areba imbere avuga ati ubutaha uzajye wiga gukomanga neza udaturaho abantu urugi, urabyumva neza?
Damuru yahise amufata akaboko aragakomeza cyane, maze Carine arasakuza aravuga ati kino kintu n'ikinde kuri. Kumva avuze gutyo Lucas nawe ahita asohoka na ka boxer yari yambaye ati sheri ubaye iki? Lucas yahise aza nyine amugeraho ahita anafungura umuryango cyane ngo arebe uwo muntu wari umuteye ubwoba, bigatuma avuga ngo kino kintu n'ikinde kure kandi anataka cyane bisa nkaho amukanze ukuboko cyane. Maze akimara gufungura abura aho areba, abura icyo avuga, yipfuka mu maso yumva rwose yabuze ukuntu yakifata. Carine kubona Lucas abaye uko byahise bimutera guhindukira, maze abonye ari umugabo we ashaka kwikubita hasi, maze kubera yuko Damuru yari abonye ko Carine amubonye noneho ahita anamurekura. Carine nawe ahita agenda yirukankira mu cyumba cya Lucas. Kubera ko hari hafunguye cyane noneho Damuru yarebagamo imbere hose, ahita abona ka gateremusi bari bashyizemo icyayi mu gitondo, abona ibipapuro bya aluminium Carine yari yashyizemo umureti bari gusangira mu gitondo akawuzanira Lucas ngo bisangirire, maze ahita amenya koko ko ari we byose wabizanye. Agahinda karamwica ati ariko mana yanjye mbega agahinda, akanga ko dusangira mu gitondo yanze kumvugisha, yarangiza akabipakinga akabizanira Lucas. Damuru yayobeye icyo gukora, ariko yumva uwo atari umugore bagumana. Ahita amubwira ati maze rero niba utari bugumane na Lucas hano, inzira yerekeza iwanyu urayizi. Bahise bamusaba imbabazi baratakamba, Carine arapfukama, ariko Damuru amubwira ko atari buze kuza kumubabarira, maze arigendera aramubwira ati nabikubwiye niba utiteguye kugumana na Lucas hano, inzira yerekeza iwanyu urayizi. Maze arigendera arinda arenga barimo kumusaba imbabazi ariko yanze kubumva. Akimara kurenga Carine ahita abwira Lucas ati ndi bwigumire hano rero kuko rwose papa wanjye yanyica, sinahinguka mu rugo ntago namukira. Guca inyuma umugabo wanjye tumaranye ibyumweru 2 gusa dukoze ubukwe, papa rwose yamerera nabi n'amahane ye ntaho ndi bujye. Lucas aturaguma hano, urahaguma nkande se, nk'umugore wanjye, nka fiancé wanjye, nka mushiki wanjye, nka mubyara wanjye, urahaguma nkande? Ese niba unaniye umugabo wawe urumva ari njyewe wagushobora? Urumva ari njyewe ushinzwe kwakira indaya? Carine ararakara ati ariko njyewe sindi indaya. Lucas ati utari indaya uri iki? Uri indaya butwa ahubwo sohoka vuba vuba ugende. Carine ati sinsohoka n'ukuri, ninjiye mu nzu yawe ubishaka kandi ibyo twakoze twese twabikoze tubikunze tunabyishimiye, ntaho rero ndi bujye. Nkuko wambwiraga ko ari njyewe umugore wa mbere ku isi, uzakomeza ujye ubimbwira. Lucas ati ndavuze ngo sohoka vuba umvire mu nzu. Carine ati ntaho njya ntago ndi busohoke. Lucas ati wanze gusohoka ko neza kanze ngusohore. Lucas nta no kumugirira akabanga, yahise amusiga aho ngaho mu nzu maze aramufungirana, ahita ajya gushaka insoresore zaho ngaho muri quartier zishakira amafaranga make yo kunywera, ahita bishyura ati nimuze munsohorere indaya mu nzu. Yarabazanye maze ahita afungura, ubundi arababwira ati ngaho nimukora ikiraka maze kubabwira. Ahita binjira nyine, ubundi batangira kumusora ku ngufu. Carine byaramuyobeye, ntabwo yari azi ko Lucas ashobora kumukorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bari banabaye benshi aho ngaho mu gipangu bamushungereye, abona nta yandi mahitamo afite, ubundi ahita asohoka arirukanka kugira ngo hatagira n'abatangira gufata amavideo. Inkuru igahita ikwirakwira ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga, maze arirukanka amasigamana atazi n'ahantu arimo kwerekeza. Abantu bose barimo kumukomera bavuga bati mbega umukobwa, yewe nguko bwose atanahemba, umukorera wihishe wikingiranye,
ngo batamenya ibyawe, ariko we si kahemba. We rwose ntago ashobora kuguhemba kaguhembe muri mwenyine. Ntashobora kuguhemba mwihishe yashyizeho urugi. Aguhembera mu ruhame, akaguhururiza, akaguteza abantu. Ubishaka n'utabishaka bose bakamenya ibyawe. Nta banga yigirira. Iyaba umuntu yabyibukaga mbere yo kumukorera. Uko bavugaga ibyo, niko yarakirimo kwirukanka, maze ageze ahantu ariko batamureba, arahagarara ariruhutsa. Atangira kwitekerezaho, ati ni njyewe Karine cyangwa n'undi? Ese nahindutse nte? Izi ngeso nazize nte kandi nzigarya ariko ko? Mana yanjye koko ibi ni ibiki? Ko Damuru ari umugabo mwiza. Ni iki cyatumye mbona yuko kiriya kigoryi ngo ni Lucas kimuruta? Nta mutima kigira, ukuntu kinyandagaje gusa. Nyamara Damuru ni imfura, ukuntu yigendeye ntanteza abantu, ntihagire n'umuntu n'umwe umenya ibyacu. Ni imfura gusa. None Lucas n'ubugome bwe anteje abantu b'isi yose barampururira, batangira kunyita ngo ndi indaya. Ese buriya byari ngombwa ko nsohora mu nzu koko kuriya? Mbega ibintu ankoreye, ariko se atanteza abantu, ubundi dupfana iki ko ntari umugore we? Niziye mpuhwe yari kungirira? Nabaye ikigoryi, ntago nzi ibyanteye rwose, ariko ngize Imana Damuru akambabarira, ntago nazongera kurota muca inyuma bibaho. Namubera umugore w'umutima, ntago nazongera kumubaza ukundi. Icyo gihe Karine amaze gusa nk'aho atora akayaga, atangira no gutekereza aho agiye kwerekeza. Yumvise nta handi agomba kujya usibye iwabo mu rugo, maze ahita agenda, nubwo yari abizi neza ko atari bubakire. Yinjiye iwabo n'ibimwaro byinshi cyane, maze baramubwira bati nuko dukojeje isoni muko, injira ibyawe byose umugabo wawe yaduhamagaye yabitubwiye. Nuko baramaze bati none se kutaraye ku mugabo wawe mushyama? Karine n'isoni nyinshi cyane ati ni ukuri ndabinginze nimumbabarire. Papa we yaterega aratinyuka kanavuga, reka nze ngukubite ubwo burara bwose bugushiremo. Mama atangira kumusabira imbabazi, ati ndakwinginze winkubitira umwana, banza umuganirize umubaze n'icyabimuteye. Papa we ati nyumvira ubwenge bwanyerega nta n'isoni, icyabimuteye ni wowe unyicira abana wahoze wanga kumbahana kuva kera kose. Icyabimuteye ni igikisi? Ni ikihe kintu gishobora gutuma umugore aca inyuma umugabo we koko? Noneho bakiri n'abageni, icyo kintu ni igiki? Urumva kibaho? Mama Karine ati nanjye ndagitekereza rega nkakibura, nanjye ni ukuri nakiyobewe. Reka tumureke wenda aruhuke, ejo azatuganirize atubwire neza uko byagenze n'icyabimuteye. Karine baramuretse koko, maze bukeye mama we atangira kumuganiriza, ati mwana wanjye byakugendekeye gute? Ni iki cyaguteye guca umugabo wawe inyuma? Mumaranye ibyumweru 2 byonyine mukoze ubukwe, byagenze bite? Byaje bite? Ese nta kageso usanganywe? Ese byagenze gute koko? Byakugendekeye gute? Karine ati mama ni ukuri si ingeso nsanganywe, ni nabwo bwa mbere nari mbonanye n'undi muntu utari Damuru. Gusa ejo Lucas yaradusuye ndamwitegereza cyane, bitangira kunzamo, numva na Damuru ndamwanze, numva ndamuzinutswe, numva sinimushaka, numva nyine ndimo kwishakira Lucas. Mama nubwo biteye isoni ariko sinagwisha, nyine n'ukuri nuko byagenze. Yamubwiye byose uko byagenze, maze mama we ati ndumva bitangaje cyane. Ikigaragara nyine nuko uwo muhungu atari nawe wagushotoye, ahubwo ni wowe watangiye no kumwiteretera. Ese ubwo uwo muhungu wenda ntafite imyuka mibi ikurura abakobwa, akaba ariyo mpamvu byakugendekeye gutyo? Maze Karine ati mama simbizi, gusa nyine icyo nzi cyo nuko nagaruye ubwenge ariko byose birangiye. Nanjye ndimo ndabitekereza nkumva narakabije cyane, n'ukuri simbizi pe, nanjye ntago mbizi. Maze mama we ati mwana wanjye rero ni ugusenga cyane, ndumva ibintu bitoroshye.
Nyuma y'iminsi mike bagerageje gusaba Damuru imbabazi, maze ababwira ko amubabariye ariko ko nibisubira ari gatanya nta kindi. Carine yasubiyeyo gutyo, ariko inkuru y'ibyabaye yari yarakwirakwiye ahantu hose. Bamufataga nk'indaya, abandi bakamuhimba amazina za Nyiraburyohe n'ibindi. Carine yasezeranyije Damuru ko atazasubira kumuca inyuma, ko rwose agiye guhinduka akamubera umugore mwiza. Babanye neza, ariko hashize iminsi mike agatima gatangira kwanga. Yatangiye kumva yifuza umuhungu bakoranaga mu kazi. Atangira kujya amuha utugifti, amwandikira za mesaje za hato na hato, maze nawe wari usanzwe yikundira abakobwa kubi, bimera nkaho rwose ari ukorosora uwabyukaga, maze akajya amubwira ati sha buriya uri umwana mwiza, uzi no kwita ku bantu, uzi ukuntu uri cyiza. Carine agaseka ati se koko ndi mwiza? Ati cyane rwose uri mwiza cyane. Batangiye kugirana umubano wihariye gutyo, baza no gupanga gusohoka. Damuru wari usigaye amucunga kubi yarabimenye, maze arabakurikirana. Ariko noneho Carine afatwa icyaha kitaraba, kuko babaguyeho bamaze gufungura icyumba cya hoteli binjiyemo. Noneho Carine yahindutse urw'amenyo, kandi buriya noneho inkuru yageze mu kazi aho ukorera agatsindwa n'Imana. Niwe wari wahindutse ikiganiro we n'uwo muhungu, ariko uwo muhungu byasaga nkaho batanamuvuga cyane, ntabwo bari bamwitayeho, ahubwo noneho bavugaga Carine ukuntu bibaye ku nshuro ya kabiri. Carine yari yahindutse urw'amenyo, akajya yumva afite n'isoni zo kugira ahantu ajya, yumva yiyanze nawe ubwe. Icyo gihe kandi birumvikana ko atagombaga gusubira ku mugabo we, n'ubundi yahise ajya iwabo. Damuru ababwira ko agiye gutangira inzira zo gushaka gatanya nta bindi. Carine yumvaga noneho yiyanze n'akazi adashaka kuzagasubiraho, gusa mama we yamubaye hafi ati nubwo ari uko bimeze, ariko n'umwana wanjye singomba kumutererana ngo mufatanye n'iminsi n'abantu birwa bamuhaye urw'amenyo. Yamwumvishije ko agomba gusubira mu kazi, ko ubuzima bugomba gukomeza ko atari aho burangiriye. Ati ugerageze wihanganire ibyo bazajya bakuvuga byose, igihe kizagira bakureke. Gusa mama agahinda kakamwica, agahora yibaza ibibazo adafitiye ibisubizo, akibaza ikintu cyaba cyarateye umwana we kumera gutyo, akumva biramuyobeye. Ubundi agatangira gutekereza ko ahari wenda bamurogeye umwana. Papa wewe yari yaramurakariye cyane, yari yaramubwiye ati nuzajya uza ugasanga mpari, ujye uhita ubura ukata ugende, ntugaruke aho ndi. Kandi nanjye ninzajya nza ngasanga uri hano mu rugo, ucyumva ijwi ryanjye cyangwa se ibirenge byanjye, ujye uhita ugenda, kuko ntabwo nshaka kuzongera guhuza amaso nawe. Umunsi umwe ntazagusanga hano maze nkagukubita inkoni zikakwica. Rwose wa mwana we, niba ushaka amahoro, njye nsanga wagiye uhita ubura. Nuko byagenze koko, we na se ntabwo bongeye guhuza amaso, kuko se yari yaramubwiye ko azamukubita inkoni zikamwica. Carine yabayeho mu buzima bw'agahinda gakomeye. Yari yarihebye, abantu bose baramuvuyeho, nta nshuti yari asigaranye usibye mama we gusa, niwe wenyine wari umufitiye impuhwe. Muri iyo minsi Damuru yumvaga yatangira ibyo gushaka gatanya, ariko imbaraga akazibura burundu. Mu by'ukuri yumvaga agikunze Carine cyane, ariko yatekereza ibyo akora akumirwa, akumva batasubirana. Yaravugaga ati Carine muzi kuva kera ari umukobwa witonda, utiyandarika. Twabonanye nta n'undi muhungu baranabonana. Ese yabaye iki? Byagenze gute? Iriya ngeso yaje gute? Ese baramuroze? Nta gipimo nari mfite, ariko rwose ndabizi neza ko mbere y'uko tubonana atigeze ajya muri izo ngeso, nta nubwo yakundanaga n'abahungu benshi. Ntabwo nzi ukuntu byagenze. Carine tutarabana nta na rimwe yigeze ansha inyuma. Ibi bintu byose byatangiye ari uko tumaze kubana. Ese byamugendekeye gute?
Yakomeje gutekereza byinshi ariko yumva agomba kumuha ikindi gihe byibuze ngo arebe ko yazisubiraho. Yahise noneho yiyemeza no gutangira kumusengera cyane, atangira kujya afata amasengesho agasenga, asengera umugore byibuze ngo azahinduke. Muri iyo minsi mu nzu z'iwabo wa Carine hari umuhungu waje kubamo, maze uwo mupangayi aza ari umuhungu mwiza ariko w'imico mibi cyane, wagira ngo kandi yari aje kuri misiyo. Yaravugaga ati numvise ngo hano hari igikobwa gikunda abagabo kubi, rwose nzahita muhindura umugore wanjye, nzamuhindura akarima kanjye, nzahita mwiharira. Uwo muhungu rero nko ku munsi wa gatanu yahagaze ku muryango w'inzu yari atuyemo, maze Carine ahita ahagera avuye no mu kazi, kuko amasaha Carine yahagiriraga yari ayazi, yari yabipanze neza ngo aze kuza nyine ahamusanga. Carine yamunyuzeho aramusuhuza ariko atamukoze mu ntoki. Uwo muhungu arabyanga ati hoya sha, ntabwo wabikora, none se wansuhuje neza, byagutwara iki se ubwo? Carine ati yego ko, umuntu se ashobora gusuhuza umuntu nabi gute? Maze uwo muhungu aramubwira ati nk'uko nguko nyine ubikoze, ubwo se urabona utansuhuje nabi, none se ubundi waje ukansuhuza neza byagutwara iki? Carine ati baza umuntu ntanazi, uragira ngo ngusuhuze gute? Uwo muhungu witwaga Hakimu ati nyumvira ni ukuri ukuntu utanzi, ubundi kuba utanzi ni nayo makosa akomeye cyane ufite. Ese ubu ngubu uba wumva atari ngombwa kumenya abaturanyi banyu? Nitwa Hakimu. Carine nawe aramwibwira amubwira ko yitwa Carine. Hakimu ati wawu, nishimiye kukumenya, ufite izina ryiza cyane, najyaga nkubona ugenda ubundi nkakubona utaha, nkibaza impamvu utamvugisha nyine bikanshobera. Sha uzajya umvugisha sibyo, ntukajya unyuraho utansuhuje. Nuko ahita amubaza ati ese ubundi uzaba uhari ryari ngo tuziganirire? Ni ukuri irungu riba ryanyishe cyane, ushobora kuza cyangwa se nanjye nkaza, nta kintu byaba bitwaye. Carine ati ubwo se kuganira nawe kuko urumva tutaranamenyana ntanakuzi? Aramubwira ati ubwo se kumenya kundi ushaka ni iki, nyine uzaze tunamenyane. Carine ati aha, ati nzabitekerezaho nzakubwira. Nuko ahita amusezeraho aragenda. Carine ageze imbere umutima waramuriye, aturiya muhungu yimuka naramubonye ariko ndamwirengagiza ngo atazantura mu mutego. Ndabigenza nte ko tuhagararanye nkumva natwawe? Mana koko ibi bintu byo gukunda abagabo cyane nzabigenza nte koko? Ko ngerageza kubirwanya ngo mbihagarike bikanga bikananira. Carine yagumye kurwana intambara yo kumwikuramo no kwirengagiza Hakimu, ariko ntabwo byigeze bimushobokera. Icyo gihe mama we nta kindi yakoraga usibye kumusengera nawe gusa. Damuru nawe kandi yahoraga amusabira iteka ryose, nubwo ntawe yabibwiraga ariko ntabwo yigeze amureka. Carine nawe kandi niko Hakimu yakomezaga gushaka kumwegereza cyane, batangiye no kumenyerana cyane. Weekend imwe iwabo wa Carine bari bafite ubukwe bagombaga kujyamo, ariko papa Carine na Carine bo ntago bari kujyayo kuko Carine we yarihebye, yumva nta n'ahantu agomba kuzongera kujya, afite isoni nyinshi cyane kubera ko ahantu hose yageraga yabonaga barimo kumuvuga. Mama wa Carine yamubwiye ko nubwo agiye kujya mu bukwe ariko agomba kugerageza kwitwararika. Aramubwira ati dore ugiye gusigarana na papa wawe, rwose nsize muteguriye ibyo ari buze kuza gukenera byose, rero umbabarire wigumire mu cyumba cyawe, mutaza gukubitana akakugirira nabi kuko yararakaye cyane. N'ubu nawe nta hantu akijya kuko aba yumva ibiganiro byawe ahantu hose ari, maze bikamubabaza. Noneho kumubaza ngo amakuru ya Carine byo abyanga urunuka. N'ubu bukwe twari bubujyanemo ariko rwose ntabwo ari buze kuza kujyayo. Nuko mama wamusezeraho
ati ndagerageza nze gutaha kare kuko iyo ngusiganye na papa wawe mba numva nta mahoro mfite. Mama Carine akimara kugenda, papa Carine nawe wari uri aho ngaho mu rugo, hari undi musaza w'inshuti ye baganiraga cyane muri ibyo bibazo byose yari arimo wamuhamagaye ngo naze basangire agacupa. Papa Carine abyumva vuba ahita yigendera. Akigenda Akimu aramubona ati uyu munsi ndatomboye we, kiriya gikobwa ndakirirwana kuko nabonaga n'ukuntu cyandebaga ubushize atari gusa. Carine rwose nawe ashobora kuba nshaka ndabyizeye kandi uyu munsi n'uwanjye namutsindiye. Yahise amuhamagara maze Carine aramwitaba. Akimara kwitaba Akimu ahita amubwira ati sha ufite ijwi ryiza, uzi ukuntu nari nkumbuye ako kajwi kawe keza. Carine ahita aseka ati sha urabeshya. Akimu ati ni ukuri simbeshya, uzashake n'uwundi muntu ubaza, ufite akajwi keza cyane kayunguruye ukuntu, uzi ko wagira ngo ufite nk'imyaka 18, uzi ko ndamutse mbuze ibitotsi nta kibazo nagira. Carine ati kubera iki se? Akimu ati ndamutse mbuze ibitotsi nahita nguhamagara maze nkiyumvira ku kajwi kawe keza nkahita nisinzirira. Kereka rero ari wowe ubigizemo uruhare ukanga kumvugisha, naho ubundi rwose wakibera nk'umuti wanjye. Carine araseka cyane aratembagara ariko nawe Akimu wamenya gukabiriza ibintu, uzi ko watuma umuntu yidunda. Ngaho rero reka tureke gukomeza kuvugana, uhita ukupa ntatuma usinzira muri iki gitondo. Akimu ati shase ubundi se urabona ntari businzire ko irungu ryanyishe? Ese ubundi waje tukiganirira, ari njyewe ndi njyenyine nawe kandi nuko. Ese waje tukihuza tukareba ukuntu iri rinyagwa ry'irungu twaryirukana tukiganirira tugaseka. Carine ati shambanje ariko papa dufitanye ibibazo bitararangira, kumbona iwawe sinzi noneho uko byamera. Akimu ati hoya pe, papa wawe se ko yagiye kera? Ni ukuri yagiye mama wawe akimara kugenda nawe yahise asohoka aragenda. Erega mwese iyo munyuze hano mba mbabona. Carine ati sinabyizera papa wanjye arahari. Akimu ati hoya ni ukuri yagiye. Maze Carine aramubwira ati reka mbanze ndebe mu cyumba cyabo ndebe ko ahari. Yahise agenda arakomanga ariko abona harafunze. Arebera mu idirishya ryabo bari basize bafunguye, abona nta muntu urimo, ahita yishimira avuga ati wawu, uzi ko papa yagiye? Apo kanisangire Akimu, n'ubundi narangije kwangirika, n'izina ryanjye rwose ryarangiritse nta n'ukuntu nabigarura. Abantu bose bazi ko ndi umuntu w'ikirara, bazi ko ndi indaya, rwose byararangiye. Ubundi se ndaramira iki ko abantu bose bazi ibyanjye, nta n'umugabo wakongera kunyemera? Ubundi ndakomeza kwifatafata ngo bimarire iki? Kanigendere. Carine muri icyo gihe yarageze hamwe satani imara kukwanika ikaguteza abantu, ubundi igahita ikwereka ko nta kintu uri cyo, ko ntacyo kimaze, ko nta kintu nyine ugomba kuramira, ko rwose ibyawe byose byarangiye. Kandi rwose aho ngaho ibitangiye kukwerekeza bari habi cyane, ni hahandi itangira kukwereka noneho ko ikizarangiza byose ari ukwiyahura, ukipfira, ukivira ku isi kuko n'ubundi nta kintu uba ukimaze. Iyo udasenze rero kaba kakubayeho. Carine nawe naho ngaho yari atangiye kugera, yahise yigendera kwa Akimu gutyo ngo babe bibereye hamwe biganirira, ariko nawe icyo yifuzaga kurusha ibindi byose yari akizi. Icyo gihe Carine yasanze Akimu yamwiteguye cyane, ahita amubwira ati ariko uri mwiza koko, maze ahita atangira kumuzenguruka amwitegereza ahantu hose, amubwira ati cyakora Imana irarema ni ukuri, uri mwiza cyane. Nuko ahita amuha kare baricara, ubundi atangira kumushimira ko nyuma y'igihe kinini nyine akaba yemeye kumusura. Maze atangira kumubaza ati ese ubundi we
papa wawe mufitanye ibihe bibazo ko wavuze ngo akubonye ahangaha byaba bibi cyane, ese ntabwo mwemerewe kuvugisha abapangayi banyu? Carine ati sha ni birebire cyane ariko nyine byerekeranye n'umugabo nari narashatse. Akimu yigira nk'aho atabizi arijijisha cyane ati yo sorry, amwereka ko amufitiye impuhwe nyinshi cyane rwose, maze aramubwira ati burya disi watandukanye n'umugabo wawe impore bambi, humura kandi ni ukuri uracyari muto mwiza, uracyatemba itoto, uracyari mwiza, ufite igikundiro n'uburanga bwinshi, ntabwo uzigera ubura umugabo. Ese ubu ni ukuri ntabwo uzi ukuntu uri mwiza, uzi ukuntu nkwikundira? Hoya ibyo ngibyo reka tube tubiretse nzaba mbikubwira ikindi gihe twabihaye umwanya uhagije. Carine yarishimye cyane kongera kubona umuntu umukunda, umubwira amagambo nk'ayo ngayo, yumva ni iby'agaciro kenshi cyane kuko nyuma y'igihe kirekire yari yongeye kubona umuntu utamucira urubanza. Damuru aho yari yarihaye igihe cy'imyaka 2 byibuze ko ariyo agomba kuzategereza akazareba imyitwarire ya Carine, maze yabona yarahindutse bakongera bakabana akamubabarira, ariko yabona atarahinduka agasaba gatanya. Damuru kandi nubwo hari abihaga kumusebereza umugore, yarababwiraga ati nimusigeho mwikomeza kunsebereza umugore kuko nyine aracyari umugore wanjye. Nubwo atamuhamagaraga cyangwa se ngo amwandikire, ariko yaramuzirikanaga cyane kandi akanamusengera cyane ko yumvaga ari n'inshingano ze gusengera uwo bashakanye. Yumvaga rwose ari ibintu bimureba cyane. Yaramusengeye, nta na rimwe yacitse intege ngo acogore, ndetse yari afite n'isezerano ry'uko Imana izamukuraho iyo myuka mibi yose ibimutera, ikamutera ubusambanyi nk'ubwo. Gusa ntabwo yari azi ngo n'iryari bizabera. Muri iyo weekend Carine ajya kureba Akimu, nabwo Damuru yari arimo gusenga, maze yumva ijwi rimubwira ko Carine atagomba gusigara mu rugo iwabo wenyine. Yahise ahamagara mama we ati Carine ari kumwe nande mu rugo? Mama we atari kumwe na se. Damuru aturabizi neza. Mama Carine ati ndabizi, ariko ibyo abagabo byo kwanga kuguma mu rugo nta wabyizera, nyine uwo wasanga yahagurutse yagiye. Damuru ati ibyo wagiyemo ndakwinginze bubyihoreye, ubanze ukurikirane wumve yuko Carine hari umuntu bari kumwe mu rugo, kandi niba ngombwa uhita unasubira mu rugo ujye kumureba. Byamuteye ubwoba, ariko ahita ahamagara umugabo we aramubaza turi hehe, maze aramubwira ati ndi hano hafi yo mu rugo. Mama Carine ati ndakwinginze jya mu rugo vuba vuba, maze ahita anakupa. Yahise amukupa kuko iyo amusaba ibisobanuro byo kumubaza nyine impamvu amusabye gusubira mu rugo, ntabwo yari bubibone kuko nawe ntabyo yari azi, nuko yari yumvishe Damuru bimubwira gutyo gusa. Maze ahita avuga ati ese uyu mugore umpamagara ngo ninjye mu rugo ntanabwira icyo anshakira, ubu ngubu ni amahoro? Ahita avuga ati reka ngende ndebe kari hafi ubundi ndangira iki kujyayo. Yahise agenda, ariko akimara kwinjira mu gipangu cyabo, kubera yuko inzu Akimu yabagamo ariyo banyuragaho mbere, yahise yumva Akimu ari kumwe n'umukobwa kandi barimo guseka, ariko yumva igitwenge n'icy'umukobwa we Carine. Yarikanze, maze ahita ahagararaho gatoya ngo abanze yumve neza, maze yumva koko Akimu ari kumwe na Carine umukobwa we. Yateze ugutwi ngo yumve ikintu barimo kuganira, maze yumva Carine aramubwiye ati ngiye kukwemerera, ariko nyine sha ni ukuri biba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma. Umujinya waramwishe, maze ahita akubita urugi ati nyakwemerera urupfu ugiye kumwemerera ibiki? Uyu munsi ndakwiyicira, mukingure vuba. Carine yahise ashaka kwihisha munsi y'igitanda, maze Akimu aramubwira ati urarushywa n'ubusa n'ubundi yatwumvishe rwose, reka dupfe kigabo. Akimu yashatse gufungura, maze Carine ati mbabarira n'ukuri wikingura atanyica. Akimu ati ashwida kankingure niyirukankire nkizwe n'amaguru. Carine ati sha wifungure mera dupfane rwose ndakwinginze winsiga njyenyine, basi reka nanankubita umfashe umurwanye imite nirukanka atanyica rwose. Maze Akimu atariko ibyo ngibyo urimo ni ibiki? Njyewe rwose ndahita nigendera, ibisigaye biraba ari ibyawe. Maze Carine ati sha nukuri mbabarire ntusige umfashe papa wanjye atanyica, nukuri ndwanirire none se ubundi siwe wanshutse. Akimu araseka ati njyewe ngushuka? Ubu se ngushuka nkurusha ubwenge? Ubu se nkurusha imyaka? Ubu se ni njyewe wagiye nguterura mu nzu y'iwanyu nkuzana muri aka gato kanjye?
nta soni ngo nagushutse. Karine ati yewe nari mbonye uwo ntakira, erega mwese muri kimwe neza neza umeze nka Lukasi, mwese muri abagome. Akima yahise akingura ariyukankira asiga Karine aho ngaho wenyine. Papa ahita yinjira n'umujinya mwinshi atangira kumukubita. Yamukubitaga aho abonye hose kandi atababarira, ati reka nkwishe narakwibyariye. Karine ati mbabarira n'ukuri nta kintu twigeze dukora. Maze papa we ati ziba iyo nta ahahinguka. Karine ati ariko nyine uhahingutse ntacyo turakora. Papa we ati ziba uyu munsi ndagukubita ndakwica. Yaramukubise noneho neza neza nawe arabibona neza ko agiye gupfa kuko no kuvuga yari atakirimo kubishobora. Muri ako kanya kandi niko Damuru na mama Karine bari mu nzira baza aho ngaho maze barahahurira. Bahageze Karine ameze nabi cyane kandi papa we akirimo kumukubita. Damuru yahise yitambika kugira ngo badakomeza gukubita umugore we, maze papa Karine ati winyitambika reka nkomeze mukubite rwose inkoni zimwice. Maze batangira kumubaza ati ariko se ubundi byagenze gute, wasanze bimeze bite ubwo wagarukaga hano mu rugo? Maze ahita ababwira impamvu arimo kumukubita ko yasanze agiye kuryamana na Hakimu. Damuru ati mubabarire n'ukuri umureke byibuze unashima Imana ko twasanze ibyo ngibyo byose bitaraba. Ubu si iyo wasanze babirimo byari kugenda bite? Papa Karine ati nari kumwica mwari gusanga yarangije gupfa. Mama Karine ati rero inkoni nta kintu ziruze kuza gukemura. Rwose ibyo Damuru ahora atubwira n'ukuri. Karine afite imyuka mibi y'ubusambanyi ituma ahora ashaka gukora ibyo bintu. Rero izo nkoni ntabwo arizo ziri buze kuza kumukiza. Maze papa we ati yagira imyuka mibi yayireka nafata ibintu bye byose amvira ahangaha agende nta ndaya nshaka mu rugo rwanjye. Mama we ati nyabuneka aca inkoni zambi bya ikibazo zirakirigata nta kundi twabigenza. Papa Karine ati hoya ibyo ngibyo siko bikimeze byarahindutse. Iyo bya ikibazo zirakijugunye cyangwa se ikagitaba rwose nago ariko bikimeze. Mama Karine ati mubabarire nukuri ubuse Damuru ko atigeze amujugunya n'ukuntu yamuciye inyuma n'ubu ngubu akaba akibikora. None se katabikoze kandi ataramubyaye, noneho tekereza ko wowe uri n'umubyeyi we. None se nitumureka tukamutererana ubwo ngubwo urumva azaba uwande? Papa wa Karine noneho yumvise atangiye gutsindwa. Wa mugana atekereje n'ukuntu Damuru yakomeje kumuzirikana no kumwitaho, akaba yaraje naho ngaho kumureba, akaba atangiye no kumusabira imbabazi. Yumva koko wa mugana agomba guca inkoni zamba. Maze ahita avuga ati ngaho nyine aguma aha ngaha nta kundi umuntu yabigenza. Babaye nk'abatuzaho maze Damuru ababwira yuko yifuza yuko baganira. Arababwira ati njyewe rero Karine sinigeze mukuraho amaboko, ndacyamusengera cyane, maze iminsi nsenga nkumva ijwi ribwira riti Karine afite umuntu agomba gusaba imbabazi, gusa nyine uwo muntu sinjya menya uwo ari we. Ese Kari ninde muntu wahemukiye ugomba gusaba imbabazi? Karine arababwira ati nta muntu nahemukiye ni ukuri, ku buryo numva nasaba imbabazi nta muntu nahemukiye numva nasaba imbabazi ntago ndimo kumwibuka. Damuru wakundaga gusenga kubi amufata ibiganza ati mbabarira umutima wawe werekeze ku Mana gusa ubundi dusenge byibuze yuko umuntu ugomba gusaba imbabazi. Barimo basenga Karine hari ibintu yatangiye kwibuka, barangiza gusenga byose arangije kubyibuka. Maze Damuru aramubaza ati byibuze se hari ikintu wibutse? Karine ati ndabyibutse kandi byose. Maze baramubwira bati ngaho rero tubwire uko byagenze. Karine arababwira ati hari mu myaka ya kera ubwo twigaga mu mashuri yisumbuye, njye n'abakobwa n'abahungu twagendanaga, twari dufite ikigare giteye ubwoba kandi tukagira urugomo rwinshi. Gusa abo bantu twagendanaga bo bakundaga guserereza bagenzi bacu, ariko njyewe nanjye hari ibyo nabaga mfite by'umwihariko, nabaga mfite inkuru nyinshi cyane zidashira. Abantu bose bakundaga kubaho nabaga ndi kubera inkuru zanjye, baranyemeraga nyine ku nkuru, baranamenyereye. Naba ntahari ikigo cyacu bakambwira ngo babihiwe
kuko nyine bambuze. Nanjye rero byaranshimishaga kuko numvaga ndi uw'ingenzi, ariko nyine nkakora uko nshoboye kose simbure story mbatera, aho kuzibura naremeraga nkanazihimba, ariko nyine bakaryoherwa. Umunsi umwe dutashye, umudamu wacuruzaga amandazi n'imineke imbere y'ikigo cyacu yaje gucuruza afite igipfuko kinini cyane mu gahanga no ku maboko, afite n'ibindi bisebe byinshi. Byaragaragaraga ko yakomeretse cyane. Bagenzi banjye batangiye kumwitegereza maze batangira kuvuga bati, ese buriya yabaye iki we? Uzi ko yakomeretse cyane cyangwa yakoze accident? Kugira ngo ndyoshye inkuru ntangira kuvuga nta accident wapi, sha ntago mwebwe mwamenye ibyamubayeho. Bati rero kagira inkuru Carine, ubundi nicyo tugukundira, tubwira ukuntu byagenze, nta kuntu rwose waba utabizi. Maze ndababwira ati, ubwo se ntabyo muzi? Maze n'indaya zamukubise. Bati indaya se zamusanze yari acuruza ziramukubita ntaba yatashye amasaha indaya zitegera? Maze bitambabwira nti mwebwe ntabyo muzi, none se we si indaya? Bamukubise nyine barimo kurwanira umugabo, ni izindi ndaya bategera hamwe zaje ziramukubita. Bagenzi banjye bati, Carine rero ntiwumva, ubundi ni wowe tuba twabuze. Batangira kunzenguruka bati rero ukaziduha neza, ni ukuri dukunda ko nta nkuru na nkeya zijya zigucika, ngaho tubwire byose ukuntu byagenze. Icyo gihe nababwiye inkuru yose y'ukuntu indaya zamukubise, ukuntu bari barimo kurwanira umugabo w'umukire, amasaha yakubitiwe, umubare w'abamukubise, naho byabereye nkaho rwose wagira ngo nari mpari. Icyo gihe ikigo cyose cyuzura inkuru y'uko uwo mudamu ari indaya yakubiswe n'izindi ndaya ngenzi. Abanyeshuri batangiye no kwanga kumugurira, bati ntago twagurira indaya n'amahane yazo. Abanyeshuri bamwe bakamugira iruhande bakavuga bati, indaya zari zimwishe, n'ukuri zari zimwivuganye. Ubundi se buriya yagiye mu buraya kubera iki we? Buriya yagiye anyurwa, amafaranga tumuha mu mandazi n'imineke si menshi, ntago yamutunga. Atari ko n'ubundi arasa n'indaya koko. Abanyeshuri namwe murabazi, bamuvugiyeho byinshi bivugwa n'ibitavugwa. Maze nyine Carine akomeza kubabwira ati, gusa uwo mudamu yarababaye cyane, ashaka kumenya umuntu wazanye izo nkuru, maze amenya ko ari njyewe. Rimwe mpanyuze ndi njyenyine arantangira, arambwira ati, ni wowe ngo wazanye inkuru z'ukuntu ngo ndi indaya? N'ubushinzi bwinshi nkaho naciye bugufi cyangwa se ngo musabe imbabazi. Niba se utari indaya ubundi urababazwa n'iki? Ko mbona byakubabaje cyane niba atari byo waretse kurakara. Maze ahita avuga ati, mbega umukobwa utagira uburere, nta nubwo ushaka gusaba imbabazi? Ndamubwira nti nsaba imbabazi z'iki se? Maze arambwira ati, ubwo udashaka gusaba imbabazi nawe uzareba bizakubaho. Nta nubwo uzi icyari cyambayeho, nta nubwo uzi ikibazo nari nagize, ariko wirirwa umbunza hose ngo ndi indaya. Uburaya unshinja buzakokame, uzitwa indaya, wumva ukuntu kwitwa indaya bimera. Ntibizakubeho aka kanya, uracyari mutoya, byibuze uzabanze ukure wubake, ariko ntiruzarambe. Uburaya buzarusenye rudamaze n'iminsi ibiri. Wa mukobwa we, umugabo wese uzajya umubona ukamwitegereza cyane, bizajye birangira wifuje yuko muryamana. Ntukajye utuza mutararyamana, ibyo ngibyo bizakokame ndakuvumye. Yambwiye ibintu byinshi, maze nanjye ntangira kumufata nk'aho ari umusazi, kuko numvaga ibintu arimo kumbwira ntarimo no kubisobanukirwa cyane no mu myaka nari ndimo, ngo urugo rwanjye ruzasenywe n'uburaya hadateye kabiri. Numvaga rwose mu myaka nari ndimo nta n'umuntu wanyeganyeza, numvaga ibyo bintu bitanaba. Numvaga nyine ari kubivugishwa n'uburakari yari afite muri icyo gihe. Muri icyo gihe ariko nahise ntangira kujya mutinya cyane, kubera ukuntu natinyaga abasazi, kandi nanjye nari nagize ngo hari yataye umutwe. Kandi nta nubwo ibyo bintu nongeye kubyibuka muri aka kanya turimo gusenga.
icyo gihe mama we nabo bari kumwe bose bahise bamubwira bati ntiwirirwe ubaza rero niwe uzira, nta wundi rwose muntu uzira, niwe wagushyizemo iyo myuka mibi, tugomba kumushaka tukamubona tukamusaba imbabazi. Bahise bajya impande y'ikigo Carine yizeho, maze uwo mudamu wacuruzaga batangira kumushakisha babariza amakuru ye, baza kumenya ko asigaye atuye ahantu mu cyaro kure cyane. Biyemeza kuzindukiraho mu gitondo bajya kumureba. Carine yajyanye na mama we n'umugabo we, maze bagezeyo kubw'amahirwe basanga ariyo ariko atangiye gusaza. Carine akimukubita amaso aramumenya, ahita amusaba imbabazi ati mbabarira n'ukuri ndakwinginze, mbabarira narakubeshyeye ndagusebya ndakwandagaza mu bantu bose, ni ukuri mbabarira, nari nkiri muto nabikoreraga gushimisha bagenzi banjye, ariko ntago nabaga nzi ukuntu wowe ndimo kukubabaza, ntago nabaga nzi ukuntu ndimo kukwangiriza ubuzima, ntago nari nzi ukuntu kuvugwa bimera, nahimbye inkuru nyinshi ariko iyawe yo noneho yari igitangaza, maze ndayihimba nyikubitaho ntazi ukuntu byakugendekeye, ni njyewe cyagiye wakubishye kuri indaya. Maze uwo mudamu aramubwira ati wikigera unyibwira nakumenya, nari mbizi ko igihe kizagera ukaza kundeba, singiye gusa wasebeje na bagenzi bawe byari uko, noneho ubu ngubu nawe urimo urumva ukuntu iyo wahindutse igitaramo biba bimeze, ubu ngubu noneho urimo kumva ukuntu bimeze, gusa wowe wenda ntago wari kukubeshyira niko bimeze, ariko ntihabura utundi tuntu batwongereraho two kuryoshya inkuru. Ubu ngubu ndabizi ko hari abavuga bati uriya mukobwa ni indaya, ntihakagira akana k'agahungu kamwigira kuko yahita agafata ku ngufu, abandi bakavuga bati uriya mukobwa ni indaya, nta mugabo ujya unyura ahantu ahagaze kuko ahita amufata ku ngufu. Maze Carine aramubwira ati rwose ntago ubeshye, nyine nanjye bagenda banyongereraho n'utundi tuntu, ni uko nguko biba bimeze. Maze uwo mumama aramubwira ati rero ubwo wemeye kunsaba imbabazi igendere ndakubabariye. Yikoza mu nzu ahita avuga amagambo ati aho umuvumo watangiriye reka bari naho urangirira. Bahise bataha ariko Carine akumva afite ubwoba bwinshi cyane, maze abwira Damuru na mama we ati ndumva mfite ubwoba bwinshi cyane. Maze Damuru aramubwira ati humura rwose bizagenda neza, njyewe icyo nashakaga ni uko usaba imbabazi, naho ibindi byose buriya imyuka mibi yose ikurwaho n'Imana gusa, nyemerera wizere kandi wihane usenge cyane, byose bizarangira ubohoke. Batangiye gusenga cyane, Carine nawe bimujyamo noneho atangira kujya asenga cyane. Igihe kimwe no arimo gusenga yumvishe hari nk'ibintu by'ibibaraga bimurekuye, yumva ijwi rimubwira riti ubu ngubu urabohowe. Yumvise abohotse koko, maze yongera gukunda umugabo we cyane, ntihagira n'undi muntu amugereranya nawe, yabonaga ntawe basa, yari amukunze cyane. Ya myuka mibi imutera kumva ashaka abagabo nayo iragenda irayoyoka imushiraho. Damuru kandi kuko yari yaramenye neza impamvu y'ibyamubayeho n'icyari cyarabimuteye byose, yari yaramubabariye, barongeye barabana. Bakimara kubana abantu baramusekaga bati disi yaramuroze, umugore w'indaya kuriya n'ubundi ntazahamara kabiri atamuciye inyuma, rwose ntago bazigera bashobokana. Yarabihoreraga agakomeza kwikundira umugore we atitaye kubimuvugaho byose. Carine yabonaga ukuntu umugabo we amukunda cyane, ukuntu yakomezaga kujya amusengera, agatekereza ibintu byose yamukoreye, ukuntu yamubabaje, maze agahora asenga Imana ngo izakomeze kumufasha, ntazongere kumubabaza, ntazongere kumuca inyuma bibaho, kubera ukuntu yabonaga amukunda cyane. Ababyeyi be nabo baramubwiraga bati dore wabonye umugabo mwiza ugukunda unubaha Imana, iyo ataba we uba warandagaye byararangiye, uzakomeza ujye umufasha mujye musenga cyane, ntuzigere mucogora. Carine ati muhumure ni ukuri nanjye yantoje gusenga, rwose ntago tuzigera ducogora. Babayeho bakundanye, ntago amateka yahashize yatumaga batiberaho mu mahoro ngo wenda babere isoko y'intonganya mu rugo rwabo. Carine igihe kimwe
yumvise agomba gutanga ubuhamya ku byamubayeho byose kugira ngo arebe wenda ko ubuhamya bwe hari abameze nkawe kera bwafasha bukabasha kubahindura. Yagiye imbere y'abantu bose mu rusengero arababwira ati amazina yanjye nitwa Carine, ariko mu minsi ishize hari abanyitaga indaya, abandi bakampimba Nyiraburyohe n'andi mazina menshi cyane y'amahimbano. Nuko arababwira ati gusa ubu ngubu nahinduriwe izina, nabaye icyaremwe gishya. Niba kandi naragiriwe ubuntu, namwe mwese ubwo buntu bw'Imana yacu bwabageraho, kuko ntabwo bugira umupaka. Ubuzima bufite inzira nyinshi cyane zitangaje butwigishirizamo. Rimwe na rimwe amagambo tujya tuvuga duserereza abandi tubakomeretsa, rimwe na rimwe tukayavuga tutanabyitayeho, tutazi n'ukuntu ashobora gukomeretsa abo tuba tuvuga. Ayo magambo tuvuga n'ibyo dukora byose dukomeretsa abandi bishobora kuba imbuto zizaturimbura mu gihe runaka twebwe tuba tutazi. Ntabwo tuba tuzi ko mwene ayo magambo tuvuga na mwene ibyo bikorwa dukora biba bishobora kuzatugaruka igihe runaka, kubera ko ntabwo tuba tuzi mwene abo bantu dukorera ibyo bintu byose ibyo bashobora kutugirira n'imyuka mibi wenda bashobora kuba bafite. Carine yakomeje avuga ati gusa reka nanone mbabwire ko uko iyo mivumo yatugeraho kose, uko izo za karande zatuzonga, turacyafite Imana kandi y'inyembabazi iba yiteguye kutubabarira, ikatubohora, ikadutunganya, ikadukuraho iyo myuka mibi yose, ikatweza tukongera tukaba bashya. Carine yageze aho abantu bose bahereza Imana icyubahiro, maze akomeza agira ati ngaho noneho reka mbahereze ubuhamya bwanjye bw'ukuntu byose byagenze. Yatangiye kubabwira ubuhamya bwe bwose, maze aburangiza ashimira umugabo we wamweretse urukundo rutangaje, agakomeza kumukunda no kumusabira mu bihe bitoroshye yari arimo kunyuramo. Ati rero ni inshingano zacu zo gusengera abantu bacu dukunda. Reka twe kubatererana mu bibazo baba barimo kunyuramo, reka tujye tubasabira be guheranwa n'iyo mivumo. Mugabo nawe mugore uri kunyumva, ni inshingano zawe gusabira uwo mwashakanye ibyo yaba arimo kunyuramo ibyo ari byo byose. Mubyeyi nawe kandi ni inshingano zawe gusabira umwana wawe, kandi nawe mwana nuko nguko biba bikwiriye kugenda. Ndahangaha kubera amasengesho y'umugabo wanjye n'aya mama wanjye ntabwo bigeze bandekura. Reka dufashanye tuzamurane, aho gufata umwanya tuvuga ngo kanaka yarananiranye, ni indaya, ni umujura, ni ikirara, ni umusinzi n'ibindi nk'ibyo, ahubwo uwo mwanya tuwukoreshe tumusabira. Hari igihe nawe yashatse kuva muri ibyo bintu ariko bikaba byaranze. Buri munsi wenda akaba avuga ko atazabisubira, ariko agashiduka yongeye. Hari igihe wenda hariyo izindi mbaraga z'umwijima zihora zimusunikira kwisanga muri ibyo bintu. Reka twirinde ikibi, twirinde gukomeretsanya, kandi dusenge cyane. Dusengera abo ngabo bakiri muri iryo curaburindi, bakiri muri iyo sayo y'ibyaha, bananiwe kwikuramo. Nuko arangije arababwira ati ubwo nibwo bwari ubuhamya bwanjye, Imana yacu tugirire neza. Nuko mikoro ahita yihereza uwari uyoboye gahunda z'uwo munsi ajya kwiyicarira. Ubuhamya bwa Carine bwafashije benshi, bwahinduye benshi cyane. Hari benshi bahindutse kubera ubwo buhamya yari amaze kubagezaho. We n'umugabo we kandi bakomeje gusenga cyane ubudasiba, maze baza no kugira umuryango mwiza cyane. Umuryango wabo, urubyaro rwabo barutoza no gusenga cyane. Carine kuko yari yarabaye mushya, ntabwo yongeye guca inyuma umugabo we ukundi. Ya ngeso ye yo gukunda abagabo yaragiye iracika burundu. Nuko koko yibera icyaremwe gishya, bigirira umuryango mwiza cyane. Mwakoze cyane kubana natwe. Aha niho inkuru yacu y'uyu munsi tuyisoreje. Nguko uko Carine wivugiraga ibintu byose abonye, akajya akomeretsa abantu atanabyitayeho, agahimba inkuru yumva ari ibintu biri aho ngaho, yisanze noneho bimukozeho, kuko yari yayobeye ku muntu ukorana n'imyuka mibi,
nuko yisanga bimugejeje mu kaga gakomeye. Akantu yitaga kari gatoya ko nta kintu bitwaye kamwangirije ubuzima, ariko kubera gusenga Imana iramubabarira nuko arakizwa. Nuko ya mivumo yose n'imyuka mibi byamukoreshaga bikamusunikira mu busambanyi byose biragenda bimushiraho. Umugabo we yamubereye marayika murinzi, ntago yamutereranye, yakomeje kumuba hafi, akomeza kumuzirikana mu isengesho, maze kubw'amahirwe Carine arahinduka, bakomeza kwikundanira. Nuko umugabo we amubera igisobanuro cya nyacyo cy'urukundo rw'ukuri. Reka rero mbashimire cyane ko mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe, kandi nizeye ko no mu zindi nkuru ziri imbere tuzaba turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda kandi ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nema.